ndakwinginze umbabarire nasanze wanabyaye nanga guterura umwana wawe mwana wa nawe warambabaje ibaze kuba ndi umubyeyi wawe naragutwisa amezi 9 warangiza ukanyanga ndi umubyeyi wawe urumva ko gahinda wanteye wafatanyije na so none uri muransaba imbabazi n'ubu ngubu mfite agahinda ariko mama nawe wanyumva ndakurira kwa papa uzi gukura ko uri kwa papa ukabaho umukozi akakurusha agaciro uri iwanyu uzi ko haranyerera wana ndusha agaciro muri uru rugo ese urumva ngewe nari gukora uzi ko muri uru rugo n'indabyo zindusha agaciro uzi ko mama njye ndumva nta kintu ufite cyo kubwira pe gusa nyine umbabarire kuba naranze kukwemera kuri mama wawe ariko nanjye ibikomere mfite ntabwo byari gutuma nemera kuri mama kuko ntabwo niyumvisha ko nari kubaho muri ubu buryo kandi uhari uzi kuvunika umugongo nkamara ibyumweru 2 mu bitaro nabasha kwicara umwana ufite mama we ese ubundi wararyama ugasinzira nta kindi nari gukora mwana wanjye ntacyo nari gukora nabuze ko mvura ruguru mbura icyo nakora hagati aho ngaho rero ntabwo rwose washyira ku rubanza kuko nanjye nari ndi ngo ntariho uzi ko nshobora no kumara iminsi 2 nararya gusa ugira utahe vuba batagusanga ahangaha ngo mwana wa ndacyagukumbuye kuki uri kunyohereza kare nyine noneho uragira ngo bakubona noneho bandaze hanze barangira gute se ntabwo wabonye mama wawe se nuko nyine uzi ko ugiye guhita wigendera ibimbaho byose uri ubudahari gusa nyine umbabarire nta kintu bari bugutware ndahari kandi ndi umubyeyi wawe ibyambayeho byose ni wari uriho mama nyine umbabarire pe ni ukuri no kugusubiza nabi ni agahinda mfite n'agahinda mfite mama we nimo ndabona umwana na nyina nitwa Mutesi ndi umukobwa w'imyaka 20 mu rugo ni Gasabo mfite abavandimwe 2 mfite musaza wanjye ndetse na mukuru wanjye nakuze nazi mama gusa nakuze mbana na muka data yamfataga neza gusa nk'uko mubizi abeza ku isi nibaramba yaje kwitaba Imana nyuma yaho data yanzaniye undi muka data ari we tubana ubu yambereye inzozi mbi mu buzima natekerezaga iwacu nakuze ndi umutoni gusa ubu byarahindutse amaherezo y'ubuzima bwanjye nanjye ubwanjye nayo nzi utari uko ubonye agize imyaka 20 n'indi irenga umujugunya afite amezi 2 none uraje ubonye ari umukobwa mwiza uri kugenda hariya none uraje uje kumureba nyine mama yaraciye hano ku muhanda mvuye kubaha ndavuga nyine ase umugisha okay rero mu byubahiro byawe madam haguruka ugende umvire mu rugo ntuzongere no gukandagiza ikirenge ahangaha ndakwinginze haguruka ugende waretse kumbwira nabi uyu mwana nari nkene kuvugana nawe nkene kuganira nawe okay rero uyu ni umwana wawe ujye umumenya ari inyuma y'igipangu nibwo umwana wawe ariko ari hano nanjye n'umwana wanjye kwa musigiye pita amezi 2 uri kunyumva namureza mu myaka 4 bishatse kuvuga ngo ntabwo ngomba nta burenganzira mfite bwo kuvugana nta burenganzira ufite bwo kuza hano nguje kumuvugisha jye umusanga inyuma umwana nabyaye inyuma y'igipangu bumwibutse muri iyo myaka ingahe haguruka umvira ahangaha uhave neza ku neza
haguruka mama ugende waretse tukaganiraho gake ndakwinginze nahaguruka agende mama reka manze mvugane nawe n'ubundi usanze Munyarari! tuganira Munyarari ngwino hano ngwino mama ndakwinginze sibyo mbabarira ndakwiyamye wowe ndakwiyamye okay ngwino umvane kasi hano ushugunye inyuma y'igipangu gira bwangu mama azajya aba mama wawe inyuma hariya gipangu haguruka ugende genda bitaragenda nabi mama se wahagurutse ugende haguruka ugende guruka bataragukubita haguruka ugende genda haguruka uri umuherekeze uraguma ha soni ubu ngubu utangiye kurira rero nikore kamaze muzi ubu ngubu utangiye kurira kubera ko umubonye iki gihe si umwonyejo soni ari jya mu byo muhariya jya hose uririza urimo uratera imbabazi jya bwavuga umusenyi utarukwasa aka kame kuki koko wampfunyikiye usiko turi inshuti kuki wampfunyikiye none ibyo wamaye ko nabikoresheje ntibikore ubwo urumva yuko utarampfunyikiye ukuntu naraye maso sinigeze sinzira umva mu gitondo naturaga gutya ibishyito kubera ko naraye mburaririye gutya twabigenje numve niba ariko nyene nakuroze mu cyayi maze gukoroga mu cyayi ndavuga ngo mukore nkuko wari wabimbwiye wabivuze inshuro zingana nabivuze inshuro nyinshi nakubwiye inshuro 3 nakubwiye inshuro 3 ubwo mbishyizemo ndakoroze ndamuhaye nagiye ko nambona nibereye pe nta kintu abaye umutongero wawishe mwana dore ukuntu nabikubwiye nakubwiye ngo ushyire mu cyayi ngo giki yego ku buryo nyine akimwe kigata gishiramo nta cyasigaje nyine nimba yarakimaze nimba ubwo wagiye gufata urutasi uruzuza yego narujuje ugomba kumusura cyari gake ariko uhitamo akamaro yego ugashyira uko ni nakaguhaye kose ugahita ugashyiramo nari gashyizemo kose pe nyine ugakoroga neza uko ukoroga mwice inshuro 3 mutoni kuri Mutesi mwice izindi inshuro 3 ibyo bikoze njyewe nyine naravuze ngo mwice none ubu bw'umugabo bwura bushobora kumuha kuki ubu ntazanye bw'umugabo oya nubwo ni bwa Mutesi ngiye rwose umugabo nubwo umugabo wanjijiwe ndi bite byawe ngaho mbwira byo ndabigenza gute nibaza ikintu kuriye kikanyubira ubu nazanye umugabo shaho ukuntu nabikoze kwaho kanyica ngahita numva ashatse kujya muri toilette nkajyayo nkakomeza njyeyo ku buryo byageze baranambaza ngo kubera icyo uri gukomeza warwaye ndavuga ngo narwaye oya narabikoze ko naravuze ngo mwice itamuhereza n'igihunga yego namuhereje nyine ndirukanka rero tuzi bagufashe se ko ntakwigarika ngaho nyumvira nawe ngaho nyumvira nyine ujye ushyira mu bwenge yego nyine yica vuba iyo ushyize muri rikeri kandi arayikunda ushyira muri rikeri ukavanga rwose se ibi byose urashyira hamwe anti numvaga ngukumbuye mana yanjye nari ngukumbuye pe kudisi mwese utemura gusa nyine se subizi se kwanda kenda gasa nabi se nsibanyima amazi se banyuma amazi yo kumesa ahubwo noneho urabona ahubwo nakambaye ubundi bari barakanyimye reka nkubuze ko wa mwana w'intera agahinda ndakureba nkumva inkimbiranyishe ese anti weho kukibera iki weho utameze nka mama kandi muvukana
ndi byaramwari na muhoro cyane uko nyine Imana idahitishamo aho kuvukira njye nari guhitamo kuvukira kuri wowe. ese ko atanakumva ngo twibanire kunyura akana keza ko nturubaha nibyo bintu bijya bimbabaza barangiza reba bakagufata ukuntu dore ejo bundi bari bagize izina rya Yesu nari ndi gutera umwenda ipasi urasha noneho uhiye araza ahita yifata nanjye arayimwikira. Yesu we iyi ni ipasi yagutwikishije. Ntabwo ushobora kwambara umwenda mugufiya byambera nabi. ariko uyu mubyeyi agira impuhwe koko. wewe urira ngewe yarakamye. nzaza kumwirebera aratinyuka agafata ipasi akagutwika burya. maze uzaza ubimubwire maze umubitishe anti uzi ukuntu yangira wibeshe akamenya ko nabikubwiye. Kareka yanyica ariko nzi ko Imana ihari izandengera. wazize hano ako anti waretse rimwe nkazatoroka mwiyizira. ikibazo nubwo ari mukuru wanjye ariko yanshwanyaguza. ese ubu atari inyamaswa. papa nawe uri hariya wagira ngo bamuhumye amaso wagira ngo nabona. uko yagutekereje agahinda karangice. baherutse kuba barimo baranigasha. njye nibaza ikintu funyikanya no gufasha. funyika shyiramo oya kandi ntugume kunyeganyeza urumva biri gusakuza. genda uhita ushyira ahantu utegereze ko ataha. ibyo uravuga ngo ikirere ushyiramo akarikeri gake nakari bumara. ubwira uti mwice inshuro imwe. yego mwice inshuro kabiri inshuro ebyiri gusa uvange papa Mutesi ipfa inshuro imwe ipfa inshuro kabiri ipfa inshuro gatatu urangiza urabimuhereza ahita apfiraho. cyakoze amasaha abiri. none ndabizi ukuntu ufite ubwoba nyine reka mbanze kubwira urumva kugira yewe okay ndabikoroga nimara kubikoroga nindamuka mwishe se ako kanya agahita yikubita hasi ndavuga ngo iki ndabigenza gute ndajya gushyingura ndabigenza gute. uhamagara abantu bazi bagutabara. mbese gufasha si ibintu bisanzwe. noneho reka remba mbateguje hakiri kare rero. nese urabateguza ubabwire ko arwaye. urabateguza ubabwire ngo iki hagize nk'uwaza akavuga ngo nimujyane kwa kandi muganga. mbabarira umbwire kandi njya mbona uwakwica Mutesi reka nice Mutesi. ise napfa na Mutesi arabigenderamo. bose baragenda. bose bahita bagenda cyangwa se asare aturumbuka yirukanwe mu muhanda. ntabwo araba akiri aho ngaho. ubundi se wabibwirwa n'iki niba ibyo ngibyo wakoze ise ataraje agahita abihinduranya n'ibyo wamuhaye ntabwo ari ibyango. banza ukuriho se kuko niwe umureberera. anabonye asigaye wenyine cyane akirukanka mu muhanda agatumbuka akagenda. ariko nta bindi byo gusaza wenda basi. usaze nde arahita akubera umutwaro umusajije. ese ko mbona ufite ubwoba. ndakubwiye ngo numva mbaye ukuntu. ubwo urabona arabishobora. ese waje ukabinkorera waje ukabinkorera. mbabarira ibyo wanumye ntabize. akurusha ariya amafaranga ari menshi nawe ku kantu gahita karangiza gutyo. ese n'ubundi ko yagiye ngaho reka kubikora kandi uzongere kunganyira. niba uzi ko ufite ikibazo kigukomereye kikure mu nzira. ngaho genda ndabyigaho. genda se ngaho genda. ibyiza mba mubwire imuzanira ako karikera ageze mu cyumba. agwe ku buriri. ntabwo nakongera gusubira muri icyo cyumba. none se ningutabaza urahita uza basi. ngewe nza ndaza mu banyuma. Imana yamuhaye nkacyura pe.
nkakibura. umwana ntakitagira iherezo sibyo mwana ntakitagira iherezo komera sibyo nzaza kumusura nzamuganiriza Uyu ntuzabimubwire yanyica. none se ntabimubwira azamenya ko ari kuguhemukira ari kuguhohotera Yanyica. ntabwo nakugira inama ngo jya kumurega ni mukuru wanjye Ubu noneho bigeze ku rwego wa mukozi wacu haranyirira niwe unyibira ibyo kurya. nta nubwo bakugaburira Niba batetse umuceri ndarya ibijumba nyine mfite inkono yanjye. Haranyirira nyine niwe unyibira ibyo kurya, mbese wagira ngo ni nka marayika Imana yanzaniye mu rugo. iherezo ry'ubuzima bwawe ni reko umaze kuba umwana w'inkumi wo kwifatira umwanzuro urumva ikibura ari iki Nanjye ntabwo mbizi. koko Nanjye ntabyo nzi. Noneho rero hari umumama uri hariya ngo niba ari mama niba ari ikinumbaza arankubitisha buri munsi baravuga ngo nungomarana nawe ce. reka nkubwire akabura ntikaboneke ni nawe uko yaba ameze kose utaramubona ntiwifuzaga kumubona Antereka mubwiza ukuri pe. Kuri ubu nawe nyeneye. Kuko nese araza kumarira iki? Nese araba basi se wakwemeye ukajyana nawe niba ubona afite ubuzima Fazari mba nifuza byibuze ikintu cyankora kuri iyi si. Nkumva napfa nkavaho, nkumva gupfa reka nkuzanira amazi sibyo nkuzanira amazi cyangwa nkujyanire mu nzu reka nkujyanire mu nzu ugende uruhuke uri wiryamiye uruhuke basi Kwante mbabarira umbwire amwe mu mateka ya mama. Ese niwe nyabyo ese aba nuburira. mama wawe ntabwo ari we kandi nta nubwo akwanga oya sha ariko wowe nubwo uhamagara bakanyamukanya ntabwo nari nakubwiye ngo uretse ko ndaza kukuvugisha oya sha ni ntawe uhari uretse gato rero urashiririje sorry uretse birashiririye cyakubwiye imbere mu mbonye mpamvu ubonye iki siba umwana si umwana iki yabyaye Jamesuku. Wowe ukiri uragenda. njyahise umenye Gusa ndakwikundira mawuja. Kugwa neza nuko cyo wenda kunkubita. Kunkubita ari kugwa neza. Uriya we yazanshyiraho n'icyuma. mubonye neza Ndamuri ko cyakuri imodoka. Mbona n'uvuye mu basaza mukubita ibintu by'iminwa. gisa birakureba ra bireba ibikureba ibitakureba uhindukire urebe hirya nyumva neza Oya nambabaje. niba ushaka kuramba muri uru rugo ucungana n'amasafuriya ucungane n'amasuku ukora ibyo bakubwiye wumva ibyo ubwiwe ibitakureba ubihungisha amaso yawe Simaje kubikubwira ngo mpoza amakosa. naramugucungishije nakubwiye kumurinda Ntabyo bamwe. ariko abakozi bo mu rugo bari mu magambo yego Nari nje kubikubwira kugira ngo ubyumve bitaza kutuba. Atogo rero umwana wanjye yongera kubyara sibyo ibyo urugo ugerageza ubirenza amaso uri kunyumva rimwe na rimwe umere nkaho nta kintu wabonye ubirenza amaso wirebere hariya hakurya wicecekere Bazi umukobwa mbonye nkumva nanjye nasasa. Niyo mpamvu misenza kubikubwira. Aho bwawe numubona ndabizi neza nubwo ari kumwe n'umugabo bari kuravuga ati genda umugabo uriheza. ese ntoje gakotwa ingoma tumere wanturiwe muragerageje kukibwira neza ariko ntabwo cyumva ndakubwiye ngo mve imbere genda mu mirimo yawe urabonetse wakigwaryiwe
ubizi nushaka ukubita urwo rutwe hasi